Dekate. Dekate wa mu busugi bwawe. Nukuri na umoko yangiriye neza nawe arabizi. Nuko nakomeye ku busugi bwanjye kandi n'ubu ndacyabukomeyeho. Ukomeye ku busugi kandi uri kumwe oranje. Narabyaye. Ndabyemera simbihakana. Imyaka ishize ni myinshi, ni imyaka 8. Kuva iyo myaka 8 sindakuremo namuzabitsina. It's okay. Ni mpamvu rero ubusugi bwanjye nabukomeyeho. Yes, reka nongere kubaha ikaze mwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Ndabasuje cyane mumeze mute abakonzi ba Yawe TV amajyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba. Ngende emirwana nk'ibisanzwe kora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Ndetse utibagiwe no gukora kuri kakazogera kari hariya. Ibitekerezo byanyu mba mbikeneye. Uyu munsi nta bintu byinshi. Bafitiye umutumirwa nk'ibisanzwe ni mwiza n'umukobwa mwiza sinabona uko mbivuga. Ariko we arabasuhuza reka twumve. Niha. Yes, mwabyumvishije rero mbafitiye umushinwa ngo ni uvuze? Niha. Niha bishatse kuvuga iki? No gusuhuza mu gishinwa. Amakuru yawe y'imisi? Amakuru ni meza. Amazina yawe ninde watangira kubwira abakunzi ba Yawe TV? Nitwa Mr. Tuma Giazi, ndi umunyarwandakazi. Ko numvishije utangiye usuza abanyarwanda ngo niha uri umushinwakazi ukaba n'umunyarwandakazi? No, ndi umunyarwandakazi nuko gusa maze iminsi mfite akazi nkorana n'abashinwa. Kandi hari amwansanze nari ndi ku kazi. Numvise ko bavuga igishinwa gusa. None tubwire nk'amagambo nk'atatu yo mu gishinwa usuza abanyarwanda bakurikiranye Yawe TV nk'amagambo nk'atatu yo mu gishinwa. Okay. Mekyo nayo. Mekyo nayo bishatse kuvuga iki? Ndabakunda. Niha nyine nabyo ni kugusuhuza muraho just ibintu nk'ibyo. Yes, noneho wowe muri rusange Mr. Tuma ni muntu ki? Mr. Tuma bite? Okay. Ndi umufemeri abenshi baranzi. Nkora akazi kagiye gatandukanye, akazi kose ngiye nagakora bitewe nuko mba ndi gushaka ubuzima. Yeah. Umbwiye ko uri umufemeri ukaba uri kunywa oranje no kubera iki? Nuko nakomeye ku busugi bwanjye kandi n'ubu ndacyabukomeyeho. Ukomeye ku busugi kandi uri kunywa oranje. Narabyaye. Ndabyemera simbihakana. Imyaka ishize ni myinshi, ni imyaka 8. Kuva iyo myaka 8 sindakuremo namuzabitsina. It's okay. Ni mpamvu rero ubusugi bwanjye nabukomeyeho. Ubukomeye ku busugi ni sawa ni fresh cyane rwose. Negereje ubuzambira papa w'abana nari nkamubera mama w'abana. Niwe nzabo. Kumbwiye ko wakomeye ku busugi umwana wamubyaye ute? Ni birebire cyane. Ni ibintu bya preference nshaka kubicamo. Yeah. Ariko hari abo wigeze kubwira ko ufite umwana wamubyaye mu buryo bw'umubiri ndetse n'ubwo mu mwuka? So umwana wanjye afite ba papa babiri. Afite uwo mu mubiri n'uwo mu mwuka. Yeah. Uwo mu mwuka Marayika Gabriel yaragusanze byagenze gute kugira ngo ubyare mu mwuka? No, uwo mu mwuka ni nk'ukuntu ushobora gura n'umuntu akagufasha by'agaciro nyine ukabiha agaciro. Yeah. Yes, Mr. Tuma turi kuganira ubundi wowe mu buzima bwawe busanzwe Mr. Tuma afite imyaka ingahe? Ndashaje cyane. Mfite imyaka 24. Ngiye kuzuza 25. Uracyari akabebe? Cyane. Ariko ukunda Fanta Orange? Cyane kubera ko nyine nakubwiye ko ndi isugi na mpamvu yo kunywa Fanta zitandukanye ngomba kunywa orange. Ugomba kunywa orange. Uwo mwishyushye ikonje? Ashyushye. Mr. Tuma none reka twinjire mu buzima busanzwe bwa buri munsi nk'umukobwa w'umunyarwanda. Hari indirimbo imaze iminsi icicikana y'umuhanzi Silivizo urimo byatangiye ryari watangiye ryari kwactinga mu ma video nyarwanda watangiye ryari kwinjira muri industry nyarwanda? Maze nk'imyaka 3 kuko ari amafilimi nagiye nsangaragaramo. Mu filime bita Nshuti Maganya. Nindi bita Ikosa N'iryande. Hari n'akandi kantu k'agakomedi nakinnyeho k'umupapa bita Byakunuka. Yeah. Uba winjiye muri industry nyarwanda? Iyo ndirimbo ariko yo noneho
nabonye yabaye ibintu birebire cyane. Ni nziza gusa ndayibatuye. None Mr Tuma winjiye muri industry nyarwanda byagufasha igihe kingana iki? Ese ko bavuga ngo iyo umukobwa agiye kwinjira muri industry nyarwanda agiye gukina filime agiye kuba umuhanzi, hari ibindi bintu biba byihishe inyuma nka ruswa kugira ngo ubashe kuba wakwinjira muri filime nyarwanda, wowe byaje gute, byagenze gute? Sha ibyivuga no kuri hariho abo babibaza bakabeshya. Ariko ngiye nkurikije igihe nagiye mbisabira, abo nagiye mbisaba pe ibyo uvuze ni ukuri. Hari ukuntu babona ko uri umukobwa bakumva ko kugira ngo ibyo bibeho hagomba kubaho imibonano mpuzabitsina. Iyo nza kwirekura nkayijyamo nkoresheje imibonano mpuzabitsina shamba ngeze kure nuko nabyanze nkakomera ku busugi bwanjye, niyo mpamvu. Ukomera ku busugi bwawe uravuga ati nta muntu ngomba guha ku busugi bwanjye. Sinshobora gukora akazi nk'ako kazi ko nagashakaga cyane pe nabishakaga, kandi nashaka gukina filimi cyangwa se kuba nk'umuhanzi byihame by'akazi kanjye ka buri munsi. Ariko kubera ukuntu bagenda bashaka nyine aho bica byatumye mbireka. Ubu nakabaye ngeze kure uko nabitangiye mfite maze nk'imyaka 6 nyine mbishaka biranga. Muri myaka 3 nibwo nabonye uburyo nyine najya ninjiramo ariko bidaciye ku mibonano mpuzabitsina. Ariko pe simvuze ngo nabakobwa bose, ariko nzi neza ko icyo kintu kibaho. Yes, winjiye mu muziki nyarwanda ibyo bisanzemo, hari uwigeze abikubwira? Barabimbwiye benshi, si ngombwa ko mbashyira hanze cyangwa se ngo nerekane video zabo n'ibiki byose, ariko benshi barabimbwiye ndabyanga kubera mfite icyo nshaka. Naragerageje nanga gutanga umubiri wanjye kugira ngo bibeho. Ukomera ku busugi. Winjiye mu muziki nyarwanda, winjiye muri filime nyarwanda, ari indirimbo ya Silvizo. Iriya ndirimbo ya Silvizo byagenze gute, habaye iki kugira ngo ubashe kujya muri video ye? Iriya ndirimbo pe yambonye kuri Instagram ndi kwamamaza nyine ibijyanye n'akazi nkora kuri Instagram, ankundira icyo barabinsaba, barambwa bazanyishyura, ndababwira nta kibazo naza. Nta kindi ndetse nanahuye nawe bwa mbere ntago nari muzi, nkabona atari we twavuganaga, mbona haje abandi nyine bamuza nawe turakora. Ariko nyine abantu benshi bayifashe uko itara, ariko akazi ni akazi, mwababyeyi mwe mwabakobwa mwe. Akazi kaguhaye amafaranga yo kugaburira umwana wawe cyangwa se ukagira ikindi kintu ukoramo, ni akazi pe. Ngiye ntago nakanga, ngiye akazi kose nagakora, havuyemo utuzi 3. Akaye nakaye mutuzi 3 uvuze ni nk'akaye kazi we wumva utavuga ngo ngiye nk'umubyeyi cyangwa se ngiyewe nk'umukobwa ukomeye ku busugi bwanjye ntakora nakaye? Akazi ko gutuma ubusugi bwanjye mbuta nago nagakora. Akazi ko kugambanira igihugu ntago nagakora. Akazi k'ubwicani sinagakora. Ariko kandi kose yaba ari ako mu rugo mwajya mumamagara naza nkoza ibyo byombo, akazi kose nagakora ngewe. Ahubwo nimba hari n'abantu uzi badafite abakozi bo mu rugo babakorera amasuku, nta kibazo pe wajya umamagara, pfa kumpa amafaranga nunga yishyura minivare umwana wanjye, nta kibazo pe nagakora akazi kose. Mr Tuma, ndakeka ari we wari ufite umwana wari uri kwa muganga, abanyarwanda muri rusange leta biracicikana, umwana bimeze bite? Umwana araho ntago arakira, ariko biri difera nkuko yarameze mbere. Ameze neza sharaho ni ukuri pe, kandi pe ndabashimira mwese ndabashimira. Byagenze gute? Umuntu umwe nawe ariyeze. Ninde uwo muntu? Ninde? Ese papa wo mu mwuka. Papa wo mu mwuka. Ariko abanyarwanda bakurikiranye yawe TV abenshi barimo barambaza ngo papa wo mu mwuka ninde? Tubabarira tubwire uwo papa wo mu mwuka mwahuye mute, mwahuriye mu masengesho, byagenze gute kugira ngo papa wo mu mwuka ufashe umwana wawe mu buzima bwa buri munsi amwiteho ukomeje kumutsindagiraho cyane? Nyine nakubwiye ko umwana wanjye afite ba papa 2, afite wo mu mubiri, wo mu mubiri ntago akunda ibintu bya social media somwa uko tumuvuga, ariko afite papa wo mu mwuka watumye ubuzima bwe bugaruka afatanyije n'Imana, kuko byari bigoye namwe mwarabibonye. Ninde? Bamwita Babala. Yagufashije gute, mwahuye gute kugira ngo afashe umwana wawe? Yari afite ikibazo gikomeye cya kanseri, umwana aramufasha, byaciye mu zihe nzira kugira ngo abimenye, byagenze gute? Twari tuziranye, ariko nyine nyuma yaje kubona posta zanjye
akibaza ko ari njye bikamucanga ngize ngo ndayimusaba rero ngenda bimwisabira akambaza ko umwana ari uwanjye atari uw'abandi atari uwo undi muntu ndamwemerera atangira gutyo kumfasha aragufasha guha amafaranga yarambwiye ngo uretse habanze haveho so hariho bari gufasha Damuru arambwira ngo mbe ndetse babanze basoze gufasha Damuru basojeje ndamwibutsa hanyuma ahiraho amfasha ariko hari amafoto yigeze gucicikana uri kumwe na Damuru wowe na Damuru bimeze bite Damuru nyine no soko kwa ko twaduje ibibazo twabaga sashika hamwe na Faisal mu bitaro gutyo Kanombe ndi umuntu just ndi umuntu sibyo nyuma yaje gukira Damuru we yaje kuvuga ko akize arataha kiza amahirwe numva ni n'imigisha numva ngo yaguze imodoka we nyine akageza kuntwaza umwana kwa muganga akajya munjyanira kwa muganga kuko twamujyanaga buri munsi buri mu gitondo ayo mavideo rero abantu bayafashe ukundi kuntu ariko ayo mavideo nta kindi cyari kibyihishe inyuma kandi hari amavideo yacicikanye wowe ubwawe biterwa nuko nyina yitwaye mba namwitwayeho neza agombaga kugirira umwana wanjye mu wamwitwayeho neza tuma uburwayi kuko kwa muganga naye namufashaga namubaga hafi none hari amavideo yacicikanye wowe nawe muri kwa muganga bavuga ko mwari mwagiye kwipimisha si byiza se ubundi ipimisha ukamenya uko uhagaze kuki mwagiye muri babiri gushishikariza uzipimisha umenye uko uhagaze mwagiye muri babiri mwari mugamije iki ese we na Damuru hari ibintu biri hagati aho ngaho mushaka no kutwereka nabyo nuko abantu nyine babifata ukundi kuntu ako nabyo mwagiye kwipimisha bisanzwe none Mr. Tuma abakobwa benshi binjira muri industry nyarwanda cyangwa se generation nyinshi y'abakobwa bari kubyiruka ubu ngubu usanga benshi bari kuri social media bambaye imyenda itandukanye ese ubundi wowe kuri wowe iyo bavuze nk'umukobwa yambaye ubusa iyo bavuze ubusa wumva iki ngewe rero ubusa numva wenda ari nk'umukobwa wakuyemo imyenda yose namaye akaba yayikuramo nasitya akaba yayikuramo urumva ko ari ubusa naho kubona umukobwa yambaye akantu kagira aha akambara sutiye ndumva atari ubusa kuko nkunda no kubabona ahantu ku mapisine numva nta kintu bitwaye nta numwe njajinga so mumbabarire ariko kwako ngiye ntago mbikunda kwambara ubusa pe simbikunda ariko none iyo birebye ubona bigaragara nabi kubona umukobwa w'umunyarwandakazi ari mu muhanda agenda ari mu kazi runaka wenda muri banki runaka yicaye yambaye akajipo kagera bigaragara nabi gusa ngiyewe ntago mbikunda ariko wowe ku giti cyawe ubikunda wa mukobwa wumbabarire nakubwira icyo uzabikore rwose akomeza bikore none se umubuze ejo azanera amabuye oya no ntago najajinga umuntu ku kazi ke kuko nanjye iriya video nagiyemo harimo abantu bavuga ngo nagaragaye nabi nitwaye nabi no ariko ngewe umuntu wese unjajinga kuri iriya video akumva ko yanjajinga nyine nakoze amakosa pe azambwire n'izindi sinzazijyemo ajya memba ku kwezi mbone ayanunga anayishyira mu ivari mwana wanjye hanyuma umukobwa wiyambarira ubusa akagenda yambaye ubusa nawe ni umuntu afite uburyo agomba kwikontororamo sibyo ariko simujajinga pe mumbabare atazagira umukobwa umubita amabuye ishwi ntago mujajinga rwose ni uburenganzira bwe Mr. Tuma watubwiye ibintu byinshi watuganirije ibintu byinshi uravuga ngo uri isugi uvuze ngo ubusugi bwawe ugiye kubutakaza wabutakaza byagenze gute nshaka gutakaza ubusugi bwanjye udashatse umugore udashatse umugabo plutôt ako kanya ugashaka gutakaza ubusugi bwawe ni nk'undi muntu kuri wowe watakariza ubusugi bwawe wasomya kuri orange yawe winywera okay utubwize ukuri ngiye mbabwije ukuri kuko uwo muntu y'urwumva ni umuntu ukomeye kuri njye si papa wanjye ko panjye ntawe nzi ibyo byose ntago bijyane ubundi ari papa wanjye wenda by'ubute papa wanjye akishimaza ariko sinabikora ariko umuntu umwe yewe kuko yangiriye neza sinigeze nseka mu buzima bwanjye uno mwaka niwo nsetse kuko yatumye nseka rero narigeze nseka nabaho pe nawumuha ninde Dekate wa mu busugi bwawe ni ukuri nawumuha ko yangiriye neza nawe arabizi nese wowe wamenye ngeze ubona nseka
ntutangire kubona nseka muri uno mwaka. ubu Dekati wavuga ati Dekati uvuye muri Amerika ubusugi bwanjye njyewe Mr Tuma ndabuguhaye iminsi ngahe? Yaba njyewe ubusugi bwanjye Dekati nabumuha bitewe nuko yangiriye neza yatumye nseka ntarigeze nseka rega ni ukuri pe imyaka yanjye yose y'ubuzima bwanjye sinigeze nseka nabumuha rero. Kuki njye utabuma? Oya sinabuguha ni ukuri utazanabikinisha sinabuguha rega nabukomeye imyaka 8 yose. Ariko Dekati wabumuhaye nyuma wabuma? It's okay. Dekati maze kubumuha nyuma nabuguha. Yeah. Yes, mwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV, kora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu ndetse ukiri no kwamamaza ibikorwa byawe turahakubereye. Uyu mwaka w'ibikorwa nagaru w'amagambo. Uyu mwaka w'ibikorwa nagaru w'amagambo. Wowe icyo ukora cyose kora subscribe kugira ngo ubashe kubona amakuru menshi atandukanye. Turacyari kumwe na Mr Tuma. Atubwiye uwo yaha ubusugi bwe ni Dekati Vivo. Ariko hari ibindi bintu byinshi inyuma yawe na Dekati Vivo. Mbere yuko atumye useka, mbere yuko yatumye useka, hari ibindi bintu byinshi inyuma. Nabyo najyaga mukurikirana bisanzwe nkabona posting ibintu byiza nkabona afasha abantu rimwe na rimwe nkabona baramuvugana ariko ngiye nkabona ibintu bye nta kibazo nta bindi. Ariko Mr Tuma reka tuganire, iyo bavuze ijambo mukorogo wumva iki? Mukorogo mukorogo nyine manumva ari amavuta agiye avanze n'ibintu byinshi byica nk'uruhu. Byica nk'uruhu byica uruhu rw'umuntu. None mukorogo nk'umukobwa witera mukorogo, wowe ufite inzobe yawe ubu wakwifuza kubigikara? Ntago njya nkunda kubigikara bura nyine umundi inzobe rega ibiri mu kazi kose ni ukuri pe inzobe ibiri mu kazi kose. Niyo mpamvu niyo mukorogo njya numva ngo barayihenda ibaye idahenda nta gaciro bifite nta nubwo namwe mwajya mwiteraho comment igihe kinini. Inzobe nese kuvuze ngo inzobe ifite agaciro kenshi ku mukobwa ariko no ku muhungu se inzobe ifite agaciro? Oya nge si umuhungu w'inzobe mba mbona sinzi ntago mubona neza. Ubona umuhungu w'inzobe nk'isura yanjye n'ubu mba mbona ari nk'umukobwa kuri njye. Umuhungu w'inzobe ubona ari nk'umukobwa kuri wowe? Umujama w'igikara cyamba mbona ari mwiza pe. Abari mu kazi kose. Mr Tuma, igihugu cyaragufashije umwana wawe baramuvuza umwana wawe arakira amera neza? Ntago arakira ariko bimeze neza. Ariko hari ibyo leta y'u Rwanda yagufashije byagenze gute? Yaramfashije rwose RSSB yaramfashije. Baragufasha umwana wawe baramuvuza ubu ngubu atangiye kumera neza? Nta abandi bantu bigeze bagufasha ku ruhande ese nka papa w'umwana ngagufashe byagenze gute ubundi kuri papa w'umwana? Ubuzima bwa papa w'umwana rero simba nshaka kubuvuga mu itangazamakuru buri privé kuko simba nshaka no kumuvuga kuko niyo mwibutse ntago mbyumva neza muri njye. Kubera icyo utabyumva Mr Tuma? Mbyumva neza. Hari ikintu kigize yaba yarakoze kuri wowe? Ku buzima bwa papa w'umwana reka tuzabuganireho ikindi gihe nabitekerejeho. Yarankomerekeje cyane niyo mpamvu. Utubabarire. Ubu ngumba ngeze kure mba ndundi muntu wundi sibyo. None afite umve ko nge ntago nzi ngo magarariye hamagara ko nyina rero mu bigo by'imfubyi kwa Gisimba kwa Antoine hano nkaho sibyo. Rero numvaga mubonye wenda akaba yaba nk'umubyeyi wanjye. Rero we yarankomerekeje kunkomeretsa rero kwiwe ntago mashaka kumuvugaho cyane. Ariko Mr Tuma, amateka yacu iyo twibuka amateka yacu nibyo bituma tubasha kuba abo turi bo uyu munsi sibyo. Ndetse ni nayo mpamvu no uzasanga n'igihugu cyacu twibuka amateka yacu kugira ngo abanyarwanda dukomeze intego twihaye. Kuri wowe wakwihangana ukihangana ugakomera kuko n'ubundi warakomeye umaze kuba umuntu ukomeye uri umustar mu gihugu umwana wawe arahari, waduha ka testimony ko ku buzima bwawe uvuze ko waciye kwa Gisimba byagenze gute? Ubuzima bwanjye rero umwana sinzi ngiye nisanze mba mu kigo ariko nyuma haza kuba hajyaga habaho ADN nyine bagapima abana bakabona ababyeyi babo. Nyuma rero naje kubona ababyeyi batatu batandukanye ko ababyeyi batatu batandukanye twagiye duhuza ubwo se batatu umuntu abyarwa n'abantu batatu ntago mbiyumvamo neza nkuko bikwiye. Ubu kuri wowe ntuzi ngo papa wawe n'uyu papa wawe n'uyu papa wawe n'uyu kuko ufite abantu muhuje DNA batatu? Yeah. None iyo ubashije no kuganira noneho abakuzanye mu kigo kwa Gisimba bakubwira ko Mr Tuma byagenze gute kugira ngo aze kwa Gisimba? Ni nayo mpamvu niswe ayo mazina kuko ayo mazina yumvishe rumva sa Amanyarwanda
ni amazina nyine agoye wumva ko ndi umuhungu Mr Tuma Mr ndi umuhungu just rero ngiye mbasha kubarasinga nkatangiza Miss ya nakuze mbona mbamo hari abazungu baza kunsura abazungu rero baba Nairobi ntabwo bajya bashaka kunganiriza nyine ku buzima ntabwo babikunda. Mr Tuma ufite mama? Ndi kubwira ko ibyo byose nabizi. Ntabyo uzi? Nabo mfite si nyine abo ngabo bapimye ADN ntabwo mbemera kuko ntabwo bisa abantu batatu bose bambyara. Ariko umwe muri rusange hari uvuga ngo ukwitaho gutya. None wowe kuri wowe iyo mukeneye none kuganira ukamuganiriza wowe ukamaza ariko sobanurira akubwira iki? Ambwira ko mbe ndetse sinkabyinjiremo cyane nyuma aza kumuza nyine famille yanjye yisiza guhura ni wabo uwo muhungu twabyaranye nyine twaganira ku bintu by'umuryango ngasanga uwo muhungu nyine no muri famille uwo mwabyaranye umwana ugasanga no muri famille simbikunde rero bikaba bikomere byinshi. Wasanze ari isano rya hafi ku buryo wavuga ngo kuko sinzi aho magarariye wenda nabo ngabo si ababyeyi banjye ariko ni isano ya hafi. Ako ubundi Mr Tuma mu rugo kavukire ni he? Sinahonze ntabwo hazi gusa nakunze kubi Rwamagana n'ahandi hantu bita Kibungo muri za Kigarama ubwo mvuyeyo ubwo kwa Gisimba handi bita kwa Ntwani mitangiye kwiga nyine. Ariko ubu noneho uri umuntu w'umukobwa umeze neza? Yes good umeze neza iyo ndi umwana wanjye hariya mba numva ari papa wanjye mama wanjye ubuzima nyine burakomeza ariko iyo ngiuza kugira umwaka nabeho nari busare cyane nanjye nari umukurikire kubera ko niwe mba ndi kubonamo papa na mama. Mr Tuma ni nk'iki kintu wakora bakubwiye ngo umubyeyi wawe nguyu ariko urakora iki ngiki ni nk'igiki wumva wakora kugira ngo umubone? Ndakuze ntago nabyemera ntacyo nakora uko ndakuze imyaka mfite ndakuze ntago nabasha kubyakira nyine nabifata nk'ibisanzwe. None gira inama abakobwa mungana cyangwa muri mu kigero kimwe cyangwa naburuta abanyarwanda muri rusange sibyo gira inama abakobwa bashobora kuba bahuye n'ibigeragezo nk'ibyo ariko bakaba batarabasha kwiyakira gira icyo babwira nkawe nk'umuntu ukomeye. Nariyakira ubundi ndabagiriye inama nayo mbaye nariyakira inama nabagira nibatuze ibyabaye byarabaye kandi nubwo bizasubira kandi we mukobwa wumva ko ubuzima bwawe burangira ngo ko uri imfubyi uri hasi udafite iki hoya ubuzima burakomeza. None uyu mwaka tugezemo wumve ko nanjye nasatse kandi narigeze nseka nabo rero hari gihe bazaseka bakishima. Mr Tuma reka noneho tugaruke kuri wowe ubundi uri kurya ku meza yawe uravuze ngo Mr Tuma ndicaye ndi ku meza yanjye ameza y'umukozi arayateguye ni ibihe biryo wisangaho cyane ukunda? Gisimba bakunda kutugaburira igitoki nicyo nisangamo cyane. Igitoki nicyo ukunda? Noneho ugiye kunywa atari orange ni iki? Amazi. Uba gasembuye kuri we n'ikizira? Navuka nako nacu ubwenge ko sinzi uburyo navutsemo sindasoma ku nzoga. Nta no guteze kwisoma? Wenda uyu mwaka kubera ko uyu mwaka niho nagiye mboneramo ibyishimo nshaka kuzazisoma ariko pe biragoye. Neza kuva ko inzoga zitanga ibyishimo? Ndabizi se kuko hari abantu benshi ngenda nkanira n'abantu cyangwa umuntu akansaba ko duhura akambwira ngo wasomye ku nzoga ngo inzoga ituma yishima navuga oya nkomeze mbabare nkuko nababaye sinishime nkomeze mbabare umwara wanjye nkugumane singira ibyishimo kubera inzoga ariko nashaka kuzazinywa gusa rigiye nkunda kubona abakobwa yazinyweye bagaragara nabi biyandaritse basinze mu muhanda nka spoza bimbayeho reba ari ngewe nasinze ndi mu muhanda. Ubwo se noneho byibura wanyohereza agacupa nkagasoma ngewe noneho ubaye gatsiri se ubaye gatsiri nyohereza agacupa ngasoma nta kibazo nge ntabwo mfite abafana ntabwo byatuma nagurira umuntu inzoga uzinywa ni ukuri pe nazimugurira ntuzagira ikibazo uzabimbwire nimba nyafite. Noneho umbwiye uri mu rugo iwawe weekend ya Mr Tuma iteye gute?
weekend iyo ndi mu rugo ikintu nkora mba ndi kumwe n'umwana wanjye tukajya gusenga, biterwa nyine weekend ihera, ngiye mbona ko weekend ihera ku wa kane, mba ndi mu kazi ku wa gatanu, nkava mu kazi nkajyana umwana wanjye koga cyangwa se nkamujyana mu bandi bana, kwako kwa muganga banigetse kujya mujyana mu bandi bana nyine akishimana nabo, tukagaruka mu rugo, byaba ari gusenga kujya mu masengesho tukajyanayo, nta kindi. Ujya mu masengesho? Yeah. Usengera muri hedi? Zerofati. Zerofati. Wasanga uri n'umuririmbyi? Oya, hari abantu ahubwo bakunda kumbona nitandiye bakambaza Mr. Tuma kuko ukunda kwitandira kandi tukakubona mu rusengero. Aho ngaho mu mbabarire ubutanze abasobanurira impamvu cyangwa reka mbabwire muri make. Ngewe urabona kwa Gisimba nakuze niga mu bigo by'abayisilamu, kwitandira n'ibintu byankwamiyemo. Byagukwamiyemo bikurimo? Mba n'umusilamu rwose kuko izo famille zanjye nabonye nyuma ku ruhare kenshi ni abayisilamu. Ariko Mr. Tuma dutangira wavuze igishinwa, sibyo? Noneho gira nk'amagambo nkanga tugiye kwitegura umunsi w'intwari, sibyo? Ubabwira ati ngiye mbifurije umunsi w'intwari mu gishinwa. Oya, ntabwo ibyo nabibasha. Mbifurije mayashya ayo, mbifurije mayashyo na ya, mbifurije ariko by'intwari ntabwo nzi ukuntu babivuga mu gishinwa. Ariko ubundi Mr. Tuma kuri wowe ufite tatuwaje hariya ya gitari, buranarebye utuntu twinshi kuri wowe. Tatuwaje ya gitari, kubera iki wishyizeho tatuwaje ya gitari? Nyine hari ukuntu uba muri system y'abantu ukabana n'abantu nyine like nyine bajya mu bintu nk'ibyo bakagushuka. Nibo nabanye nabo rero barashuka nyishyiraho. Wishyiraho tatuwaje ya mbere ya kabiri? Ni imwe, ntabwo ari ebyiri. Ntabwo ari ebyiri? Sure. Indi ya kabiri nyikwereka. Uri gutuma nseka rwose, ntacyo cyo urakoze utumye nseka. Noneho Mr. Tuma tugana ku musozo, kuri wowe noneho ubu uri muri industry nyarwanda, uri mu muziki, uri muri filimi, wowe ntabwo urageze igihe cyo kwandika indirimbo zawe? Ndayifite, iri muri studio. Waturirimbira akavasi kamwe? Oya, ntabwo nta matsiko nyine, se nimara kwishyira hanze ndaba nakoze iki, nta matsiko. Nta matsiko. Ariko ufite n'ibyiso byiza. Ufite n'ibyiso byiza. Ameze nk'ayasane. Kubera icyo utanze uruhu urugero Sani? Sani n'umushiti wanjye twarabanye cyane, ni umuvandimwe wanjye urebye. Ariko hari ikibazo nakubajije ntiwasubiza. Wowe n'umuntu witwa Kasuku Media muri poste zose za buri munsi aragupostinga buri munsi agashyiraho udutima, bimeze biti wowe nawe? Ntabwo mbizi, wenda arankunda, ahubwo nimba nkunda azabimbwira. Ariko se ubundi ufite umukunzi? Ibintu byo gukundana ndacyafite ibikomere, ntabwo najya mu bintu by'urukundo. Kubera iki kandi umukunzi agira agatanga ibyishimo? Numva ngo hari ukuntu umukunzi atanga ibyishimo, ariko pe naboneka azi ko azatanga ibyishimo atazamumubabaro, wenda namwakira nkamuha kariba, ariko nta mukunzi afite. Ubu kuri wowe umukunzi uvuga ngo uyu namwakira, ntuteye gute definition boga rukeneye? Umuhungu muremure w'ikikara ufite akazi, si ngombwa ngo akazi ka mirenge kuko iby'isi ni ubusa kandi amafaranga turashaka ntago dushaka. Wubaha Imana, uzama agaciro n'agaciro umwana wanjye sava, ubona mwemere, asenga, anywa n'inzoga nta kibazo, nubwo njye nazinywa nta kibazo. Anywa inzoga wowe utazi? Nta kibazo. Muremure w'igikara, mwiza kandi nanjye ndi mwiza, nubwo nakomeretse ibikomere ntago bigaragara mu maso, biri ku mutima. Burya umuntu n'umenye igisebe afite ku mutima cyiwe. Ariko se ubu ni igiki wumva cyatuma bivaho? Ntabwo mbizi. Kumva atari umukunzi? Sinzi yewe sindakundana, aho sinzi nabo sindakundana, wenda ubwo ni uzabinkoraho da. Mr. Tuma, gira ikintu ubwira abakunzi ba Yawe TV badukurikiranye. Abakunzi ba Yawe TV ndabakunda cyane, mukore subscribe kuri Yawe TV nk'abashuti bacu nyine, nanjye kundimo kandi ndabakunda cyane, n'abazirikana pe. Yawe TV iranadukurikirana cyane, ituba hafi cyane. Yawe TV ni ya bose?
ni iya bose, Yawe TV ni iya bose rwose, nawicaho nawisiga. Yes. Rega nimfata ngufate Yawe TV. Mfata nkufate. Mwabyumvishe? Yawe TV ni mfata ngufate nundekora ndagwa. Turi kumwe na Mr. Tuma. Rero ngusaba ngo nimba ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe gana Yawe TV, ibikorwa byawe turabyamamaza umunsi ku munsi. Mu nkuru zose dukora ni everyday turakwamamariza nimba ukeneye gukora ibikorwa byawe. Ndetse utibagiwe hari n'ahantu bakora keke nziza ziryoshye, utamu keke bagufitiye keke nziza ziryoshye bakorera ku Muhima. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 078 3 4 8 2 karindwi. Ndetse ukeneye kwamamaza kuri Yawe TV uragana abayobozi ba Yawe TV ndetse n'abakozi ba Yawe TV, wahamagare kuri nimero 078 3 4 2 4 karindwi. Iyi ni Yawe TV, kora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Mr. Tuma, reba abantu bari mwo hariye ubabwire ngo kora subscribe kuri Yawe TV. Kora subscribe kuri Yawe TV. Yawe TV. Subiramo. Kora subscribe kuri Yawe TV. Guys, ndabakunda nje na Rwanda. Ndabakunda ngewe nari Mr. Tuma Diaz.